Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwese tubana muri uyu mwanya wa niba ture buri gitondo. Nshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Mwe muri hano mu mujyi wa Kigali mu ntara. Abari hanze y'igihugu cyacu Yesu Kristo nashimwe. Nyemerera muri iki gitondo uce bugufi hereza Imana icyubahiro. Yakwiciye umwaku, yakuneshereje ibyaguhigaga, yabikoze bucece utareba utabyumva, ariko kuko ubyutse bikemera nuko Imana inesheje. Izingazinze ijoro irizingazingiramo ibiteye ubwoba, izinguye amanywa kugira ngo igusetse. Imana nishimwe. Imana irahabaye, iguhaye umwuka wo guhumeka, iravuze ngo baho ubayeho. Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera mbere yuko ujya muri izo gahunda zawe, ndabibona waraye upanze gahunda nyinshi, ariko banza wiragize Imana mu minota 3 gusa. Ubwira Imana uti ngwino tugendane, kandi nzirikanye imbaraga zawe ku buzima bwanjye. Ngwino ugendane nanjye, kandi mwuka wera umbere umujyanama n'umuyobozi. Ujye usenga Imana, wiragize Imana, unayishimire. Uyishimire iby'imirimo itangaza yakoze. Hanyuma muri gahunda zawe uko uri kose, niba ubona uri umunyacyubahiro, ujye uca bugufi mu mutima wawe. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwa icyubahiro. Hanyuma rero nawe ubona bitaremera, ca bugufi wibuke ko ari Imana yakuye Mefibosheti iyo ngiyo i Lodebayi kwa Makiri, aho yari yibereye muri urwo rugo rw'umuntu wari umutunzi. Ariko Imana imukurayo, yitungirwaga nabo nyine bamugirira neza, ariko imukuza y'itegeko ryayo. Aragenda ajya gusangira ku meza amwe n'umwami Dawidi. Iyo Mana rero yakoreye gutyo Mefibosheti, nawe hari aho yagukura naho yakugeza. Humura, Imana ishimwe cyane. Icyo usabwa ni uguca bugufi no gutuza. Icyo usabwa ni uguca bugufi no kwiringira Imana. Icyo usabwa ni uguca bugufi no kwezwa. Icyo usabwa ni uguca bugufi no guhinduka umukristo wo mu mutima wakijijwe wamenetse. Icyo usabwa ni ukwera imbuto z'abihannye, imbuto nziza. Imana nishimwe. Muri iki gitondo nyemerera rwose wongere ufate imyanzuro yo kugenda uca bugufi. Uce bugufi imbere y'Imana, uce bugufi ugende wubaha Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu yitwa guca bugufi imbere y'Imana. Guca bugufi bitanga umugisha. Guca bugufi rata bituma nawe ugenda uri mu mutekano. Iyo waciye bugufi nta muntu wiyenzaho ukoresheje icyo uri cyo. Iyo uca bugufi nta muntu wirataho. Iyo uca bugufi umutima w'ubwibone ntabwo uba muri wowe, kuko uba uzi neza ko hejuru y'imbaraga zawe hari izindi mbaraga, bikagutera guca bugufi. Iyo uca bugufi umenya yuko hejuru y'ubutunzi hari abandi batunze kukurenza. Iyo uca bugufi wibuka ko Imana hari ahantu yagukuye, hari hababaje hagoranye, ukibuka abari mu bihe bidasanzwe bibababaje, ukibuka kubagirira neza. Yewe iyo uca bugufi rero uzirikana aho wavuye n'aho ugeze. Iyo uca bugufi wita no ku iherezo ryawe, ukavuga ngo ariko uru rugendo nzarurangiza gute Mana we? Ese mu busaza bwanjye nzaba meze gute? Mu bukecuru bwanjye nzaba meze gute? Iyo uca bugufi urasenga ukavuga ngo Mana uzampa iherezo ryiza. Iyo uca bugufi wiyunga n'Imana. Iyo uca bugufi ibyaha byawe birakubabaza. Iyo uca bugufi urihana. Iyo uca bugufi wumva ushishumuka umutima nka Dawidi, ukumva rwose ibyaha byawe birakubabaje. Iyo uca bugufi, iyo uca bugufi Imana ikureba neza. Haleluya. Iyo uca bugufi Imana ikureba neza ikakwishimira,
iyo uca bugufi Imana irakuzamura, iyo uca bugufi neza y'Imana ikugeraho byihuse, kuko twabonye yuko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi, kiri kubibone. Wowe rero icyo usabwa ni uguca bugufi. Imana ishimwe. Nyemerera dusome igitabo cya Dawidi, Zaburi 25. Turavuga ku murongo w'9, ariko reka dusome twumve icyo Dawidi ahangaha ari kuvuga. Dawidi yatangiye iri jambo avuga ngo iyi zaburi ni ya Dawidi. Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni, abanzi banjye be kunyishima hejuru. Siko bizaba, haleluya. Mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Ahangaha rero Dawidi ari guca bugufi imbere y'Imana, atangira avuga ati Uwiteka ni wowe umutima, ni wowe ncururiraho umutima. Ni ukuvuga ngo umutima wanjye ni wowe uruhukiraho, mu Mana niho nduhukira. Binyobeye byose mbishyira mu biganza by'Imana. Uwiteka ni wowe ncururiraho umutima. Arangije yibutsa Uwiteka yuko abamwiringira batazakorwa n'isoni, ngo keretse kubava mu isezerano ari nta mpamvu. Imana ishimwe, kuko yaravuze ati ne gukorwa n'isoni. Birashoboka ko nawe muri iyi minsi uri mu kigeragezo runaka, ariko ukabona rwose isoni zigiye kugukora kubw'iryo deni, ukabona isoni zigiye kugukora kubwo guhemukirwa n'umuntu. Ariko Dawidi abivuze neza, haleluya. Ariko aravuze ngo ntago ariko bizaba. Imana ishimwe cyane. Ntago ariko biri bube ku buzima bwawe, ntago ariko biri bube nubwo baguhaye iminsi, nubwo hashyizweho amasinya, ariko ntago ariko bizaba ku bategereje Uwiteka. Imana ishimwe. Ntabwo ariko bizaba ku bategereje Uwiteka, ngo keretse kubava mu isezerano ari nta mpamvu. Imana ishimwe. Ngabo nibo bazakorwa n'isoni. Nimba ukiri mu kw'Imana nuhumure, niba ukiri mu bihe byo gusenga humura, niba wumva umutima wawe nta rubanza ugucira, humura, shikama, ntabwo uzakorwa n'isoni. Oya, nanjye ndabiguhamirije, ndi umugabo wo kubihamya. Ntabwo isoni zizagukora. Humura wa mubyeyi we, wa mugabo we, humura, ntabwo uzasebera muri uwo mudugudu. Humura wa musore we, ntabwo uzasebera mu bandi basore. Wa mukobwa we, ntabwo ikimwaro kizagukora, kuko wahisemo kubaha Imana neza. Ngo kereka kubavuye mu masezerano y'inta mpamvu, ngabo nibo bazakorwa n'isoni. Wowe nuca bugufi ugenda wubaha Imana, ca bugufi mu mutima wawe, ca bugufi ukomeze kwiringira Imana. Hanyuma ku murongo wa 9 handitse ngo iki? Dawidi aravuga ngo abicisha bugufi azabayobora mu byo gukiranuka. Imana ishimwe. Abicisha bugufi azabayobora mu byo gukiranuka. Imana ihabwe icyubahiro. Ngabicisha bugufi azabigisha inzira ye. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Wowe icyo usabwa ni ukwicisha bugufi. Niwicisha bugufi, Uwiteka arakuyobora mu byo gukiranuka. Niwicisha bugufi, Uwiteka arakuyobora mu nzira ze. Kandi hamwe no guca bugufi ntabwo uzaseba rwose, ntabwo uzakorwa n'isoni. Iyi zaburi iraryoha cyane. Iyi zaburi ukomeje ukayisoma wumva wuzuye umunezero. Dawidi rero arangije aravuga ngo kuri 15, ngo amaso yanjye ahora yerekeye ku Uwiteka. Iyo waciye bugufi uhora werekeje amaso yawe ku Mana. Imana ishimwe, kuko azakura ibirenge byanjye mu kigoyi. Ariko haleluya, muri ya mitego bagutega, kuko waciye bugufi Uwiteka Imana akakuyobora mu nzira zo gukiranuka. Imana ishimwe, azakura ibirenge byawe mu kigoyi. Arangije aravuga ngo 16, unyebuke umbabarire, kuko ntagira shinge na rugero nka babara. Imana ishimwe. Niba uzi kutagira kirengera, ukaba warishyize hejuru nk'umunara, uba mu biki mwene data? Ariko uri muri biki mubyeyi? Dawidi arabivuze neza, aramubwiye Uwiteka ngo unyebuke, ngo kuko nge ntagira shinge na rugero ngo nkababara. Ni ukuri, niba uzi yuko nta mutabazi ugira, ubundi wigize umunyamagambo kubera iki? Kuko nawe urabizi yuko nugera mu manza nta
nta muntu uzaguhagarara iruhande. Garukira Imana, ni ukuri wizera Imana, uce bugufi imbere yayo ikurengera igutabare. Ese kubera iki wigize umwanzi w'umuntu ukaba wuzuye urwango rwinshi? Ca bugufi, icyubahiro ni icy'Uwiteka, kandi iyo warwaniriwe n'Uwiteka bigenda neza cyane. Ahangaha niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo abanzi banjye be kunyishima hejuru. Rero Dawidi we yaciye bugufi akajya agenda abwira Uwiteka utubazo twe twose, arangije aramubwira ati kandi nzi neza yuko nta wakwiringiye uzakorwa n'isoni, ngo keretse abavuye mu isezerano ari nta mpamvu. Icyo usabwa ni uguca bugufi, nta kindi, kandi abicisha bugufi Uwiteka abigisha inzira ye. Imana ishimwe. Reka Uwiteka kurwanirire, ugende wicishije bugufi, uce bugufi iminsi yose, uce bugufi usenga Imana, uce bugufi wubaha Imana, uce bugufi wiringira Imana, ugira ibyiringiro bifite ubugingo, uce bugufi ureke icyaha n'igisa nacyo, uce bugufi wumve unejejwe n'Imana, umutima wawe ucururire ku Uwiteka. Imana ishimwe. Shalom shalom. Muhahe muronke mugendane n'Imana. Imana ibanezeze. Imana ibishimiye.